nitwa Gami the psychologist. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urukingo cyangwa se umuti ushobora kwifashisha kugira ngo ukurinde kurakara, ukurinde na stress. Ndakeka tumaze kwisobanukirwa, twarayivuze kenshi. Ni kwa kundi hari ikintu kibaho mu buzima bwawe bwa buri munsi kikaguhangayikisha. Kurakara, abantu benshi turarakara. Uruzi yuko hari umuti cyangwa se hari ikintu nita ko ari nk'urukingo, igihe wagikoze gishobora gutuma utarakara muri scenarios cyangwa se muri situation nyinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo ni byo bintu tugiye kurebera hamwe. Ukore like, share na comments, of course na subscribe. Nuko niryo tumo tuvuga. Iyi ni YouTube channel kuri ubumenyi bijyanye na psychology cyangwa se ubumenyi bijyanye n'umenya muntu, imyitwarire, ubuzima bw'umutwe n'ibindi, ariko ubumenyi bugomba gufasha gukemura ibibazo byawe bya buri munsi. Ubumenyi bushobora gufasha guhindura ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho ni ikintu kijyanye na expectations, cyangwa se kwa kundi tuba twiteze ibintu bigatuma tuba stress cyangwa se bigatuma ibyo biturakaza. Kugira ngo tubivuge, ngiye gutanga urugero rwa story nzi yuko mushobora gusanga muyizi ahantu henshi. Umunsi umwe hari umuntu wari uri ku muhanda, umuntu aba ku muhanda asabiriza, hanyuma umuntu w'umugira neza yakunda kumunyuraho buri munsi. Aravuga ati uyu muntu reka mufashe. Aramufasha, amuhereza igiceri, hanyuma ubutaha akamuhereza icyo kurya, hanyuma abigira akamenyero. Hanyuma umunsi umwe wamugira neza agira ikibazo, ntiyanyura aha hantu, amara icyumweru atahanyura. Hanyuma igihe yagarutse, wa muntu yasabaga asanga yaramurakariye. Wowe kubera ko utampereza amafaranga yanjye, utampereza ubufasha bwanjye uhora umpereza, kubera iki? Wa muntu yari yarize kwitega cyangwa se guhora yiteze yuko wa muntu aruze kugira ikintu amufasha. Ibyo ntabwo ari ibintu bitangaje, kubera ko ni ibintu tuzi yuko bishobora kubaho ku bantu benshi, ariko biruze kudufasha gusobanukirwa impamvu expectation cyangwa se kwitega ikintu ari kimwe mu bintu bishobora gutuma tuba stress cyangwa se turakara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugiye kwifashisha ingero zifatika kugira ngo tubashe kumva uburyo expectations cyangwa se ibintu twiteze ari byo biturakaza cyangwa se ari byo bidutera stress mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kanguhe urugero. Ndimo ndagenda mu nzira, hanyuma umuntu arankandagiye. Imwe mu mpamvu ishobora gutuma ndakara nuko nari niteze yuko nta muntu uruze kunkandagira. Iyo mba nzi yuko mu nzira ushobora kugenda umuntu akukandagira, nkaba nzi ko ari ibintu bisanzwe ko bishoboka, ntabwo nari kurakara. Ariko nari niteze yuko nta muntu uruze kunkandagira. Urwo ni urugero. Hari abantu bakunze kubabara, bakarakara, bakagira umujinya kubera yuko wenda batsinzwe mu isomo runaka, bagize amanota batifuzaga wenda mu isomo runaka. Nshaka navuga yuko imwe mu mpamvu ituma baba baraka cyangwa se bababaye ni ukubera yuko baba bazi yuko baba biteze yuko bari buze gutsinda. Hari inshuti yanjye nari nifite kera tukiga muri segonderi, imwe muri strategy yari afite yo kugira ngo managing stress y'amanota, ya settingaga gutsindwa nka expectation. Yabaga azi yuko azatsindwa, uti nakoze kino kizama ariko nzatsindwa, tundabizi nzagira 50%, nzagira 30%, hanyuma yagira 60, yagira 70, bikamushimisha. Kubera iki? Expectations yabaga zishize hasi. So kugira expectations cyangwa se kuba witeze kuri uze kugira ikintu runaka, bigutegurira yuko nuza kutakigira ushobora kubabara, ushobora kurakara, kubera ko waruzi yuko uri buze kubona icyo kintu washaka kugira. So urwo ni urundi rugero bijyanye na failure. Urundi rugero ushobora kureba mu rukundo ni urugero. Kwa kundi umuntu ashobora kukwanga, akenshi impamvu urakara cyangwa se ubabara, iyo mpamvu nuko wari witeze yuko wenda umubano uzakomeza. Expectations, ntabwo ndi kuvuga ngo wenda expectations ni mbi, ariko ndimo nageza ngo nsobanure impamvu ariyo ntandaro yo kurakara, ya stress ushobora kugira. Kuko utagize expectations, ukabuzi yuko ibintu byose bishoboka, byanze bikunze bishobora kukurinda ububabare cyangwa se uburyo icyo kintu cyagustressaga. Twakwiha ingero nyinshi zishoboka. So urundi rugero dushobora kuvuga, nka kwa kundi ushobora kuba uri gukora business cyangwa se ufite ibikorwa byinshi murakora, hanyuma ugasanga birimo birafailing cyangwa se biri kugenda uko utabyifuzaga. Imwe mpamvu dushobora kurakara, imwe mpamvu bidustressa nuko twari twiteze yuko nidukora ibintu biruze kugenda neza. So kimwe mu bintu tuzi
nka psychologist ni ukugira growth mindset cyangwa se kwitega ko amakosa cyangwa se failure igomba kubaho. Ni kimwe mu bintu bigufasha kugira ngo ugire resilience cyangwa se ugire bwa bushobozi yuko ikibazo nikiza kubaho uri buze guhita ukanguka mu buryo bushoboka. So iyi technique ya growth mindset ahanini impamvu ikora nuko iba yazanye expectations ziri realistic cyangwa se ikuraho za expectations zitarizo. Niba ukora ibintu ukabuzi yuko gutsindwa atari byo, nutsindwa uzabara. So growth mindset irakwigisha iti gutsindwa ni kimwe mu bintu bigomba kubaho mu rugendo turimo turakora. Kwigira mu makosa birakenewe. Mu gihe undi muntu aba yizera yuko ukora amakosa aba yiteze yuko atagomba gukora ikosa narikora ubuzima bwe buza kuba burangiye. So ako nakari kantu kamwe ko kumenya. So expectations cyangwa se ibintu twitega byanze bikunze nibyo bintu bidustress. Ni kihe kintu wakora igihe ushaka kugira ngo utazagira expectations cyangwa se utazajya witega ibintu bitari realistic ushobora gutuma utishima? Ikintu cya mbere ni ukugira awareness cyangwa se kumenya yuko expectations ari byo bintu bishobora kuba byaturakaza. Ikintu cyabaye akanini ntabwo ari cyo kiturakaza, ahubwo ibyo twari twiteze nibyo ari kuturakaza. Niba ngiye mu nzira umuntu akankubita urushyi, sivuga nti uyu muntu kubera iki ankubise urushyi, ntabwo yakwiye kunkubita urushyi. Akavuga uti okay, n'ubundi ntabwo nanditse ko byari bivuze kushoboka, ariko nanditse ko n'undi bishobora kuba byabaho kubera ko abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, wasanga afite umujinya, urimo uragerageza kwumvisha yuko expectations z'ikintu cyari cyose gishobora gushoboka. So iyo awareness, kumenya yuko expectations arizo zishobora kukujyana muri stress, nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho niba ushaka kuzimanaginga. Hanyuma ikindi cya kabiri ushobora kwitaho ni ukwiga guhinga cyangwa se kwitoza expectations ziri positive cyangwa se expectations zishoboka ziri realistic. Ukaba uzi yuko niba ari mu rukundo, ukaba uzi yuko nta kintu kidashoboka, ukaba uzi yuko niba ari mu masomo, ukaba uzi yuko ikintu cyose gishoboka kandi ikintu cyose cyaba kibuze kwigisha amasomo. Ni ikintu kitwa kudevelopa growth mindset. Kudevelopa mindset uvuga yuko amakosa ashobora kubaho, ibintu bitari expected ashobora kubaho, aho bikagufasha no kwitegura igihe byabayeho ese nabigenza gute. Nayo mpamvu actually ari na byiza kwitega expectation binganya na stress, kubera yuko iyo uzi ko ikintu cyose gishoboka bituma utangira kugira gahunda, kugira plan, ikintu nikibanza bigenza gute, ukaba ufite strategies ushobora kwifashisha. Ikindi kintu wakora ni ukwirinda kwijudginga ngo narakaye nagize gute. Ukaba uzi yuko expectations niyo waba uzifite kuzimanaginga bikugoye, ukaba ugomba kwibabarira, kubera yuko nanone kugira expectations ntabwo ari ikintu cyakwiye noneho kugustressa ngo utangire no kugira expectations ivuga ngo ntabwo nkwiye kwitega ibintu runaka. Icyo urumva waba utangiye kurema expectations nshyashya. So ikintu cya mbere kuba aware cyangwa se kumenya expectations ushobora kugira. Bwa kabiri ukagira growth mindset. Bwa gatatu ukirinda kwijudginga cyangwa se kwibuka yuko uri umuntu, ikintu cyose ugerageza kurwana nacyo byanze bikunze hari uwishobora gufailinga, hari uwishobora gukunda. Ubwo nibwo bumenyi nifuza kubasharinga muri ino video y'uyu munsi. Nizere yuko ushobora kwifashisha kwirinda kwitega ibintu runaka kugira ngo bitaza gustressa, bitaza kurakaza, bitaza kukubabaza. Nitwa Gamide psychologist, kazongeye kubonana ubutaha.